hano hari mirongo itukura tutazi umubare wawe muri kino gihugu ni myinshi cyane bati Gatanazi yawurenze n'undi ati yawurenze rero bagahera bavuga ati Gatanazi ko biri kose ubu ari ku ikosi nuko iyo kosi utubwiza ukuri ubwire imbaga yakurikiye wayigezeho waraganirijwe uhabwa umwana mwiza waraganirijwe ubuzwa kuvuga cyangwa n'undi bacyari bagari hari umuntu ndahari ndi muzima ariko ya suspense navuze ariko ndi gutegura wongeye uyu munsi ariko utajya gusubiza washyiraga oya nta suspense ntabwo nigeze nandika interuro ituzuye oya kuzura kw'interuro siko kuzura kw'igisubizo Uko yari igisubizo ubwacyo gitera ikindi kibazo cyangwa gitera urujijo si umunyamakuru uje kubaza wowe wamuha urugero kandi hari ibintu wanditse kuri Twitter reka niko bisoza ushyizeho suspense niho ndi guhera mu byo bagiye babaza hari ibyo bagiye bambaza ibyo bagiye bakoza hariya ukabisubiza part of inzego zose zazi mfata even part of investigation hari inzego ubutegetsi shinga amategeko ugasanga bw'ubutabera ugasanga umuntu ari kuvuga ngo ariko ngo uyu muntu ngo ribu ibyo bintu ntakubeye nk'abanyamakuru haraye ugera kumva ugize ubwoba ariko ntabwo waguma mu bwoba narahamagawe ntabwo nahamagawe n'ababonetse bose hanyuma wabaye ubwiye nabaye ndetse kuyikora nayikoze yarahoze ariko ntabwo yigeze uyediti undi ntabwo verisiyo nyayo ndayishyira ahagaragara kuko mfite ikiganiro cy'amasaha 2 natambukije iminota 10 n'ingahe nacyo ngomba kugira ukuntu ntabwo bibuza ko hano hari ibintu biri sensible ariko akavuga ati nanga ntwari nanga Gatanazi nta kibazo reka mutuko nibone ariko ibyo biterwa nyine niko nakubwiye n'ubukure mu bya politiki soza rero usuhuza abantu banjye Real Talk Channel nta Real Talk Channel yagiye ntayiteze kujya ndacyari Gatanazi ndacyakora akazi uko twongeye kubasuhuza inshuti za Pax TV mudukurikirana tukaba twishimiye kongera kwa namwe uyu mugoroba dore nijoro turi kumwe n'umutumirwa n'umuntu mumenyereye afite channel ye ariko hashize iminsi muvuga ngo ko mutumubona abantu bavuga bati abahe ari he yarafunzwe yabura ibirengero bimeze bite biriho neza bwanditse ne Gatanazi neza ntwari ndagusuje cyane ese kuri yo sayo ufite sangahe ubu ni saa 2:05 ndashaka kutubwira byose amwe matanu z'umugoroba ariko tubwire byose itariki umunsi kwa kangahe urebye muri telefone yawe uyu munsi ni kwa 4 tariki 25 z'ukwa gatatu 2021 donc mu saa 2:06 ugiye kuba ni 6 ati ni saa 2:06 kuwa gatatu kwa kane uvuze ko tariki oya kuwa kane tariki 25 ukwezi no kwa gatatu ariko erurwe 2021 mbikubajije kuko abandi bajya kubaza ngo ariko ngo niwandika ntitubyemera ngo ushobora kuri kujyanikira ngo nutajya hano hagaragara ngo tukubone ntitwemera ko ari wowe warabisomye burya ngira umukono wanjye wagira umukono ariko barakubwira bati umukono wanjye hari ibintu nandika nkavuga nti ntabwo navuga ngo ntawanyigana nabyo narabibonye abantu barambwiye ngo cyusuye kuri Facebook no kuri Twitter kuri Twitter niho batangiye kuwa 6 y'igishize urabara iminsi uza kureba abantu babize ngo where is journalist Etienne Gatanazi ngo umunyamakuru Etienne Gatanazi ngo ari hehe bashyiraho n'itariki ngo baheruka kubonera video ya nyuma yanjye ariko ni ibintu bibaho icyabanje no icyatumye mbyibazaho nabyibajeho mu buryo buri positive bwiza nabonye abantu bavuga ngo mpita mbasubiza nawe ntacyo nabaye nabashuje muri cyongereza rwose nta nisazi yankoze ni kandi thanks for caring mwakoze kunyitaho icyo byambwiye rero nuko abantu ntabwo nari nzi ko ndi umunyamakuru nk'uko uri umunyamakuru viateur turimo kudufirima nawe ni umunyamakuru n'abandi ariko mbona bigezaho abantu bibaza ko ntaba nagize ikibazo jewe niyo ninze ko byarashibije rero kuko nabonye ko hari abantu bankurikira kandi wenda hari igihe muri misi ntacyo kuri Twitter hari igihe muri misi ntacyo nareka kuri Twitter
so kuvuga ngo umuntu mbere umwenda wo kwandika ibintu binyuranye ariko abantu bakantera mu gikari uri amahoro uriho abandi bakaza kuri WhatsApp cyangwa Signal nabwo nkandika nkabasubiza batise ko utakivuga utagikoma nta nkuru uretse gushyira ku rubuga nta IREME.net nta video nta ariko cyane video ntabwo ndazinjiramo cyane bati nta nubwo duhetse kubona wandika nasubiza bakambaza ngo ni wowe benshi bajya bambwira ati shira hejuru twumve ko ari wowe nawe nabonye abantu bampamagara cyane cyane abantu baba ku mugabane w'Uburayi na hano hakampamagara kumva ndaseka wenda rimwe na rimwe umuhungu wanjye bari iruhande dutera twirukanka aho ngaho mu nzu rimwe rero ukumva aravuze ngo none ndirashe kwijwa ryawe okay aha rero niho mpereye Etienne Gatanazi abantu barakuvuze baravuga bati ntitumubona ntavuga yewe none dore ko usanga utumira abandi basesenguzi cyangwa se n'abanyamakuru cyangwa abanyamakuru akora byo abanyamakuru bakana basesenguzi mukaganira nta numwe rero mwaganiraga muri iminsi uretse nabo wowe utumira bo ntibagutumiraga noneho ngo bamenye aho uri nibura amahoro nihumeka amahoro niba warabaye ikise niyo mpamvu ngufatiranyira ijoro ni nubwo masaha yo mukwaho dore mukanya nabageze hano mu Rwanda ariko ndavuga nti ndashaka ko ubwira iyi si aho ari giti aho iyi si nawe ni isi kuko twicaye mu Rwanda ariko bakure bari ku isi yose n'abatureba reka byaroroshye nk'ibiciro bya bindi gira utabanyarwanda hari abanyarwanda bari mu Rwanda hari n'abari hirya n'abari gusa icyo nababwira nuko ngira ngo ntabwo bakunze gukurikira demarche imiterere ya channel yanjye nge ngira igihe ndikorera ngira igihe mfite umwana w'imyaka 2 n'amezi makeya nkasigarana nawe igihe ariyo muhererezi w'agateganyo kubera ko hari abandi bahari bakora kuri we byararangiye niwe muhererezi hanyuma nkasigara mu rugo kuko nakunze kujya mbona nyina yatwaye umwana mukuru ku ishuri we asigara nanjye ndagiye ku kazi mbona babaye ndabanza poko panzajya nihamiki wihamije uretse n'ibyo ariko uretse n'ibyo ngira ngo wahageze mu rugo kare ari kumwe na sekuru nahageze nje kuguteguza nibyanze bikunze ijoro tugomba kurara tuvuganye wabanje kumbwira ngo ndi hafi gusubira mu kibuga ntari ku mugihe utarasubiramo abantu bakeneye baribaza ngo bide ubwo rero ngira gutya nkamusigarana umunsi wose tukabana tugakina agasinzira nanjye we nasinzira cyangwa nkareba televiziyo cyangwa ngira n'ibindi ntekereza nabyo ntegura ndaza kubigarukaho hanyuma yakanguka tukongera muri make kugeza igihe abandi mu rugo bazi hanyuma hari iminsi 15 utarajya ku kindi iminsi 15 ishize 12 ubwo turabari ibintu hafi 2 itambutse bumve ko kimwe mu byaguhugije ari ukwita ku rugo njya nduhuka n'akaruko wihaye njya nduhuka si n'ubwa mbere abantu babimbaje ariko mu misubizo yawe mbonye abantu suspense mu misubizo yawe hagamo suspense kuri Twitter kuri Facebook yes ukabona ko ni igisubizo cyanda hari ndamahoro ariko ibyo ariko yabaga iri ndi gutegura ibiganiro ubwo mba nicaye nyina wenda nawo mu rugo n'umwana ariko mba ntegura amasuje ku buryo mvuga n'iki gihe iki niki hazaba wenda bizashoboka ko biba iminsi 4 mu cyumweru kuko ibiganiro dukora bya politike ntabwo ari ibiganiro bibonetse byose nta nubwo umutumire ubonetse wese voilà ndetse n'ibiganiro bya entertainment yenda tuvuge n'ibyo abantu bakunda kuvuga ngo biroroshye hari igihe navyo bitaboneka buri munsi no cya lockdown aho abantu batakidagadura byo ahubwo nawe bikora biragoye uzajya kuvugisha umukinnyi w'umupira akubwira ati ndi muri camp y'Amavubi uzajya kuvugisha umuhanzi akubwira ati ndi iwanjye ndimo gufata amajwi donc hari ibintu byinshi umuntu adapfa kubona uko bisa n'ibyahagaze muri iki gihe cya corona ibya politike rero byo birakomeye cyane binsaba rero rimwe kwicara hari igihe buri munsi nabyukaga mfite suje kandi z'isuje zikomeye ngira ngo mwabibonyeho suje zireba na genocide yakorewe abatutsi hari genocide zazamwe n'ikibazo gikomeye cyane zagiye zikunda gutera ibibazo hari suje zirebana na politike hari suje zirebana na opposition ukuntu opposition ni ibintu rero ni ijambo ry'icyongereza bavuga ngo biri hectic ni ibintu bikomeye cyane bisaba gutekereza
ntabwo singiye kwirata ariko niba ari n'umunyamakuru dukurikiye ibi bintu birwaza umutwe uranarota ukarota wakiriye umutumirwa runaka ukomeye ugasanga wenda yari ari mu nzozi zawe gusa wenda no kumubona biragoye harimo no kuruhuka fata umwanya nduhuke ariko muri icyo kiruhuko ntekereze ngo ariko iyisuje yego hari actualité yahitaga rusesabagina ibintu bitandukanye bivugwa ku Rwanda ba Charles Michel baraje byose narabirebye siragira ikintu mbikoraho ariko nabandi reka nduhuke ibyahise birahise ngira ngo ni ibintu bisanzwe ujye ubibona uyu munyamakuru nkunze kubibona uyu munyamakuru wa RF ukora ikiganiro cyitwa Appel sur l'actualité umufaransa witwa Juan Gomez hari igihe abantu bamukurikira babaza ngo ariko Juan Gomez yagiye ariko ni ibintu bisanzwe uretse ko wenyine ni radio ikomeye ngiye nyine ugasanga icyumweru gishize bavuga ngo yego ngo n'abandi barabipresenta neza ngo ariko ngo Juan Gomez ngo agaruka erega na Bibiliya ivuga ngo ntituri abacu ngo twigenge iyo ni Bibiliya mu Efeso ice cyangwa tutarakomeza rero icyo mubaza niba na Bibiliya ivuga ntituri abacu twigenge ariko noneho rubanda hanga erega iyo umaze kuba hari igihe ukora ikintu ntikiyo kikiri cyawe ndambwira abahanzi ngo iyo ukoze igihangano ukagishyira habona ntabwo kiba kikiri cyawe 100%. Ndetse hari n'igihe rubanda rukikwaka interpretation kabiyabo ukaza ukarababwira ngo ahanga nashatse kuvuga iki bakabyanga bati si icyo washatse kuvuga icyo wavuze ni iki ibyo byagiye bibaho yego hari igihe bahuza n'icyo washatse kuvuga ndo gushaka kukizimiza ukabona barakivumbuye ariko hari n'igihe abantu bihitiramo icyabo icyo rero nicyo nakubwiraga bamara kukigira icyabo ugira nawe ukabyakira uriki ndabizi ko ibyo dukora rero niba dukora ibintu bigaragarira rubanda bibageramo hari igihe tugera tukisanga tutakira abacije na kujana ari naho mpamvu bakubaza nkaho buri munsi nakira telefone no mu bintu muri iyi minsi nari maze iminsi uretse gutegura ibiganiro no kuruhuka hari n'ibindi nabagandi no ku rugamba rwo kwakira Signal, WhatsApp, Telegram, telefone zisanzwe abantu bambaza batari ko n'ama-email n'ibindi ibiganiro ko tutakibibona bisobanura rero ko ibiganiro nubwo nabitegura nta kiganiro burya niyo wazategura ikimeze gite kitarebwa kidafite ahantu hari bitareba oya kutarebwa cyane ntibivuga ngo nta kitagira ukireba nagira ngo nta kiganiro kitabereyeho rubanda ni ibiganiro byose nta bireba kuko buri cyose cyagifite ugishi uwo kigeraho voilà si ngewe rero nubwo naruhutse wenda niba araho byababaje mboneye umwanya wo gusaba ibibazo ariko nta nubwo nanone kandi nari kujya kuri cano ngo mvuge ngo ngiye kuruhuka ngewe n'umwanya njya mfata rwose nkaruhuka nkagenda ni ibintu rero bibaho bisanzwe mfite ama SMS kuri WhatsApp Signal na some voices abantu bagiye bakoresha voice notes bakambaza bati tubwire tukwizeyeho kuri ntabwo wowe uri nudusubiza iki tubwira cyaba ari cyo ntabwo uri bukoreshwe Gatanazi ntibamunize ndi kukubwira uko byanditse Gatanazi ntibamunize zimwe ni na nimero ntazi nari mbonye bwa mbere ndavuga se yanigwa ati warabizi ko message nagiye nguhamagara nagira ngo numve ko mbitabwa nawe icyo ni kimwe nise azirikiye yango maze iminsi ngo ahanganye bamwe bakanavuga ari na Kerura ngo maze iminsi ngo ahanganye na Tom kandi umuntu uhagaye nura mugabo ngo bari mu mazabira bakongera bakavuga abandi benshi Tom nageze aho mu kuboko kuri Twitter nawe ase birahagije tumaze gusanga aho duterana amagambo menshi kandi sibyo uri umuntu njya nitabaza iyo nkeneye ibintu birebana n'ubushakashatsi n'amateka ya jenoside rwose ibyo bintu turakabije kuri jewe numvaga navuga ngo turimo kwiha rubanda ariko numva atari ijambo nkwiye kwandika ariko byari gusa icyabayeho nuko abantu barabibaje no kuri channel yanjye muri comments no kuri ku yandi macano hari amacano menshi abantu banyirayo bambwira bati ko aho kubona ama comments avuga ibyo twakoze baravuga ngo Gatanazi ngo wese ngo ni muzima
ngo hakaba n'abavuga ngo ibyo mu Rwanda ntawemeye ngo baramunize. Nibyo nkubwira abambaza ati ese ntibamunize. Hari izindi message zagiye ziza Gatanazi yafungiye. Ari ntabwo mbaza kagereza. Ari muri safe house. Safe house kuba dukurikiye abatazizi ni yamazu y'urwihisho aba ari ahantu ariko kubera iki njyayo adafite atazwi ni inzu zifungirwa zitazwi zitanemewe zitajya n'itegeko na rimwe ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu zubahiriza. Hanyuma bati ari afungiye muri safe house. Noneho niba zazo ziba zihishe jewe ndinde wo kumenya ngo safe house niba narigiyemo kuko wanamenya uko zirazwe aho tuzigiye zigiye za Kimihurura za reka ne kurondora inzu z'abandi kuko bene zo n'ubundi ntiba bashaka kuzizwe ariko bazi ko aho ziri natwe twazi hari n'izo bajya batujyana muri rimwe na rimwe uretse ko kenshi bagiye bapfuka umuntu ntazamenye aho yageze n'igihe yaviriyeho naho yavuye kujya kurwanya handi bashatse ariko iyo umuntu akubaza ngo afungiye safe house abantu baje ni kuki umbaje safe house mbaze gereza ngo hoya ngo kenshi mu ryo muri gereza libira mutangaza bakavuga ngo uyu twamufashe ndabivuga ko bavuga bagahimba ngo icyaha runaka ni uko nagiye mbona abantu bambaza sinzi mpamvu ese kuki ubundi bumva ko byanze bikunze ari bigomba guhimba ako nagaciyemo ibyo ni imyumvire yabo ibyo ni ntabwo wabuza umuntu kumva ibintu ariko ni 100% kwibeshya cyangwa hari igihe baba bafite ukuri wenda kwipima rero ntabwo nkora muri ribu urumva ngo nicare mvuge nti rero hari igihe twicara tugahimba ibyaha cyakora si yari igihari yagiye ibimbira kenshi mpaca si yari ikiriho itarabaribu hari ibyagiye ibimbira kenshi ariko kubw'amahirwe byarangiraga n'ubundi ntafunzwe ngo mpereyo ibyo wenda n'ubu mu buhamya utanze ariko jewe sindahicara ngo bambwire bati rero ubu ngubu tugiye guhimbira runaka icyaha ubu rero ntabagiye muri speculation turakomeje rero wenda niba bimpimbira ubwo nzaguhamagara nyuma mubwire ni aha barampimbiye abantu barambeshye no kuba turi kuganira uretse kuba tuganira nk'inshuti nk'abantu baziranye collègue de profession hari n'ikindi cyuko ndiro kwishyura umwenda nababwiye nti rero niba ari no mu kiruhuko nzagenda nk'iki kiruhuko cye mu bwenda shaka iminota 10 n'ingahe 20 yo kwica kiruhuko cyawe ukishute erega umunyamakuru aguma ari wa muntu sibyo ubundi se hano kuri maison de la presse hano ku nzu y'abanyamakuru sinahazaga buri gihe ariko nahazaga rimwe na rimwe haganira n'abanyamakuru hano abari suje nyinshi abanyamakuru rimwe na rimwe hababwira ni wabo muyemo ikiganiro nzakora ubutaha nzi ko nta misi ngahe nk'itatu ishize waje hano wose ati uracyabaho nawe ubwawe n'umunyamakuru ugeze wese kubaza turacyabaho Gatanazi urahura kumi uvuye he wari amahoro abantu bakibaza batise ko tubona ukirimo ucyuzuye bazi ko bagukanze bagukamuye hari mugenzi wacu ugeze kugenda afite ibiro nk'ijana agaruka afite 40 na bingahe uruganda yanyuzemo ntituruzi nanjye kuvuga ngo ni imisoto bagarura ibyo yari ariko ntago ntiyakamuraga ubwo rero abantu babona gucyuzuye bati Gatanazi ari bawundi nayibereye mu rugo nyina na Evan ngaruke ku kindi rero niba utagiye kuba diplomate cyane mugoroba oya ntabwo ari ikibazo cya diplomate abantu bati ndimo ndakubwira ibyabaye Gatanazi yavugaga ku ngingo zikomeye n'ubu ejo nzayivugaho aha ni byiza karibu cyane kandi ejo mfite ikiganiro kizaba kibaza ngo kubera iki u Rwanda ruhora mu bihugu bya nyuma 5 bifite abaturage batishimye urumva ngira ngo hari kiretse wavuga ko ari agasuje koroshye ariko ntabwo koroshye nge ntaho nahita ngo ibisubizo bitari munsi ya 10 n'ingahe tube dukomeje urumva rero ndacyakomeza hari n'ibindi nshobora nzibazaho kubera iki muri iki gihe turimo kubona havuka amashyaka ya politike ejo bundi hari umugabo witwa Edward washinze ishyaka hari Kayumba washinze umuryango cyangwa ishyaka turacyashaka cyangwa ngira ngo ni ibyo byose ni ibintu nshaka kuzakora mu rwego rwa analize ni ibiganiro byinshi cyangwa igituma perezida Nkurunziza yarapfuye Magufuli arapfa baravuga ngo basuzuguye abazungu ngo barabica ibyo ni ibintu biravugwa rero ikibazo cyane mu biganiro mfite ubungu nkubwiye 3 muri byinshi nicaye nkategura harimo no kwibaza ngo ariko
umwanya w'abaperezida ba Afurika imbere y'abazungu ni wowe ungana ute urumva rero ibiganiro birahari rero none Gatanazi urasobanura ariko ndacyagaruka kuri ya ari kigiye kuza harimo ibintu byinshi harimo topics nyinshi zavuga ku cyunamo Gatanazi tugikomeza ndakomeza nkubaze nti ariko abantu bagiye bavugaho arahari ndahari ndi muzima ariko ya suspense navuze ariko ndi gutegura wongeye uyu munsi ariko utajya gusubiza washyiraga ka suspense ntabwo nigeze nandika interuro ituzuye oya kuzura kw'interuro siko kuzura kw'igisubizo uko yari igisubizo ubwacyo gitera ikindi kibazo cyangwa gitera urujijo simba umunyamakuru uje kubaza wowe wampaho urugero kandi hari ibintu wanditse kuri Twitter reka niko bisoza ushyizeho suspense niho ndi guhera mu byo bagiye babaza hari ibyo bagiye bambaza hari ibyo bagiye bakoza hariya ukabisubiza ibindi ibyo nashubije biruzuye abantu bati cyuma yagize cyakora inkuru ebyiri z'icyotsi rwose ngo zitisukirwa n'umuntu wese kugaragaza ko hari umuhanzi wari ufite ibikomere ibyo bikomere bitagomba kuvugwaho arongera bavuga mu gutaha kwe mu gusoza urugendo rwe ku isi bati ibyo bikomere byaba byaravuye he noneho abantu bagibazaho bati umuntu kamubayeho kuva avuze ibitavugika abandi bati arongera akora inkuru yo kugaragaza ingabo z'icyitegererezo muri Afurika zijya mu butumwa bwinshi hirya no hino ku isi zagiye gusambanya abagore ku ngufu nanze gukoresha rya jambo gufata ngufu hari urubanza nyavuga nigeze gukurikirana hakurya urubanza rwa Arusha aho umuntu yavugaga ngo umudamu wagiye gutanga ubuhamya atangira ijambo gufata ku ngufu yarivuze n'inshuro nka 40 y'ubuhamya bwe birangira umwavoka buregwa avuze ati mwabyumvise ko mu byo yavuze byose ntiyigeze asambanywa nta namwe yabivuze ntiyigeze asambanywa yakomeje kwivugira n'umusemuzi niba ikosa nari giti cyose ubusemuzi uko biri kose yari umunyarwanda azi context rwandais azi icyo bivuga ariko nk'umulinguiste yasemuye amagambo ntiyasemuye icyo umusemuzi hariya aba yagiye gukora ntiyasemuye imyumvire cyangwa kode y'uvuga yasemuye ibyo yavuze birangira bemeje ko kuri iyo case umusemuzi ngo banke zahirimye aravuga ngo de banque se sont effondrées ubwo rero niba wumva ari uko zaguye zihereye hasi basement zikagwa kandi bari kuvuga ibintu bifigure nk'aho n'umutingito wazihiritse cyangwa se igisasu cyaziguriye nka bya bindi abantu bazanye iki gihe ngo hari ahahiye bashaka kuba ko hari ibirori bishyushye rwose abantu ariko najya gusobanura ça préfet bivuga ko hari kugurumana ntabwo bivuga ko tradition rero ni ukwitora ubwo rero niyo mpamvu kubera ko wumva hari ijambo ribasha kuvuga ibindi hari kode ribasha kuvuga ibindi aha nanjye ku rugero rw'uwo none bati izo ngabo nziza z'icyitegererezo zikunzwe zuba hano muri Afurika zijya no mu butumwa mpuzamahanga zafasha abagore ku ngufu ubwo nicyo nayimereyeho nsobanura nti ndivuga uko biri zasambanyije abagore ku gahato zibasanze no mu ngo zabo no mu masaha y'akazi bati inkuru uyu musore azanye arayizira yiyongeye kuri ayindi atarakira niko bavuga ngo nandi ntarayikira ngo buriya barubikiriye niko byavugwaga nanjye najyaga baza cyuma ariko cyuma urumva utekanye akambwe ati ndatekanye ndaho ndamahoro nuko hagera cyane no ku munsi wa nyuma afatwaho tariki 15 z'ukwezi kwa kane ajya gufatwa yari yakoze ngo bushita muri Kigali ahantu ngo umuryango ugiye kumarwa n'ubushita afatwa n'uwo munsi okay reka tuve kuri cyuma imari ishimwe ko yagarutse karibu cyane none nagusuje cyuma aho uri hose ugira amahoro n'imigisha ari umwe nta cyana kimwe kimuhamye nubwo yamazemo amezi nabaze iminsi isangana iminsi umunsi ku wundi iminsi 333 yamazemo ngejeje umunsi basomeyeho ko nta cyaha kimuhama mu byaha byinshi kwiyitirira umwuga icyo ni kimwe gukubita no gukomeretsa icyo ni cya kabiri kubuza inzego gukora imirimo yagenwe imirimo ya leta icyo ni cya gatatu icya kane byari byanga 5-6 nubwo byagiye bihinduka no guteza imvururu imiduga bose kuvuga amagambo ibiki ashobora gukurura none hakaba n'icyari cyabanje cyo kwica amabwiriza ya corona nubwo icyo cyahise kiva mu ikubitiro nubwo n'abandi benshi kigejeje ko hafashwe n'abakobwa 10 bafashwe mu minsi 10 nigeze kwikoraho inkuru irambuye icyo gihe bose bitwa ngo n'aba corona ubundi niki
tugaruke ku byacu izo nkuru arazikoze abantu bati umusore aririwe ntaraye cyangwa niba araye ntaramuka abakubiswe mu mvuto abarundi babyita guta mu mvuto abatawe mu mvuto atawe muri yombi arigiye amaze iminsi ahezemo abandi barasohotse banizemo na Theoneste barasohotse nubwo nawe ngo ari mu gateganyo afunga by'agateganyo katazwi igihe kazarangirira hasohoka abandi bose uzi aba Freemax abandi haza umugabo twetse Gatanazi vuba aha ngo niwe ngo ari kirimbuzi kuvuga uko yavugaga ngo ari gukora ngo kuvuga ku bitavugika ndibuka hari ingingo twakozeho nabanje kujya gukora igitarama y'umusaza ari Muhanga wa musaza ufite ifoto mu rwibutso rwa jenoside uziko nayikozeho nkabanza nkabibika kubera ko nari nakanzwe Apollinaire Habimana Apollinaire Hitimana Apollinaire dukora inkuru ye ndaza hari abari babimenye bibi ikibazo kirekire nayikoze muri ya minsi ijana hari abantu baba bagifite uburakari bwinshi akabaye kose bakabyazamo n'ikitarimo noneho ngaragaje umuntu ufite ifoto mu rwibutso n'icyo gihe urwibutso rwari gisurwa cyane muri ya minsi ijana avuga ko ari ifoto imubeshyera kandi iyo foto nta kintu na kimwe kuri uyu kugeza kuri uyu munota gihamya ko ari umuntu wakoraga jenoside ariko ikaba yanditsweho amagambo asobanura ukuntu kuri barrière nterahamwe zabaga zifite imiboro ziteguye n'uyu foto iracyarimo ntabwo tugiye kuvuga ibyo foto ngiye nabaye ntinze gukora inkuru gatoya nyuma inkuru bihereye ku makuru natanze kuri bake nabashije kwagezaho ariko ibyo nabujijwe bituma mba ndetse kubishyira habona uza kumenya tase zose inzira zose uhereye ku kiganiro kuko nabonye uwo musaza ujyayo uvuye ariko nawe ntabwo bitangaje wakanzwe n'iki nabanje gukangwa n'ibintu tujya twibwira urabizi ko kiriya bintu twabibajije procureur perezida w'urukiko rw'ikirenga yigeze ahamagara umupolisi ati mu basohore batangiye ibintu ariko hari gukangwa n'abarenga cyangwa bikigege byari ikibazo kuko nawe ntiwayisohoye umaze kubikora hari ibintu abanyamakuru mu Rwanda twibwira ngo biteye ubwoba sibyo ngo ntawe ubivuga umuntu akakubwira ngo ntawe umuntu uvuga kuri jenoside sibyo nyamara hari ibiganiro bitandukanye nakoze kuri jenoside bimwe binakomeye cyane byaturutsemo ibitutsi byinshi cyane urumva n'iriya nkuru narayitukiwe urumva iriya ya Hitimana Apollinaire barantutse barayitagura ariko ni ukuvuga ngo hano uretse ko aracyakeneye ubuvugizi hano bivuga umwaka ushize ukawushize bivuze icyo tuzagikoraho hano hari abantu bajya bagira ngo bari part of justice umuturage akaba araho ariko kubera ishyaka ry'igihugu part of justice akumva ko ashobora kwinfluence ubutabera part of justice bakaba part of police part of inzego zose zifata bakaba even part of investigation hari inzego ubutegetsi nshinga amategeko ubutegetsi bw'ubutabera ugasanga umuntu ari kuvuga ngo ariko ngo uyu muntu ngo ribu ibyo bintu ntakubeye nk'abanyamakuru haraye ugera kumva ugize ubwoba ariko ntabwo waguma mu bwoba narahamagawe ntabwo nahamagawe n'ababonetse bose hanyuma wabaye kubwiyo nabaye ndetse kuyikora nayikoze yarahoze ariko ntabwo wigeze uyediti undi ntabwo verisiyo nyayo ndayishyira ahagaragara kuko mfite ikiganiro cy'amasaha 2 natambukije iminota 10 n'ingahe nacyo ngomba kugira ukuntu ntabwo bibuza ko hano hari ibintu biri sensible sibyo ibintu birebana n'umutekano ibintu birebana n'amakuru ari kuko nagiye mu kwezi kwa 6 abantu bagisoye bwa mbere bagisoye mu kwezi kwa 10 ariko reka nkubwire hano hari igihe haba ubwoba buri generalize ubwoba rimwe na rimwe buri muri rusange umuntu ukamubwira uti naganiriye wenda n'umuhanzi runaka ku bintu birebana n'ukuntu yarokotse jenoside umuntu aramubwira ati kandi urumva uvuga ngo habaho ikintu kimeze nk'ubwoba rimwe na rimwe budasobanutse hari ubwoba budasobanutse ariko kenshi ariko haba n'igihe ngo yagukanze ntibinturo nabyo uwo ni umugani wamwe agenderaho hari aho ubona umuntu aguye twihuse ubwo rero bati Gatanazi ari kuvuga ibitavugika se ni handi
wari ngokoze kuri ku nkuru izo za jenoside utangira guhangana n'umushakashatsi uwita uwigize umushakashatsi ko rubihamye ariko ni wagutegereje ntabwo hari umunyamakuru ntabwo yagiye ko ntajya akora ikiganiro na kimwe hari undi muntu wa kabiri abashaka ko ibyo bitamuka byonyine bitagishwe impaka reka twe kumutindaho ubwo nuko numwe mu bakubagiye ibitero bya mbere kandi abafite za rukurikira izindi nyinshi cyane avuga ijambo rimwe abantu 400 barushorera izindi bakaza hanyuma se bavu twakomeje bati icya kabiri avuze ibi n'ibi arongera agiye kureba idamanja murebye ari we wenyine umunyamakuru mu Rwanda idamanja yanze kwakira benshi cyangwa se yari yarabahaye gahunda zikurikira za nyuma ati mwe muretse gatoya icyo kikitwa ikihe cyaha harabakize kuri pending list Gatanazi agiyeyo mu gihe afashwe nta wundi yari yakakira bati n'ikimenyimenyi niwe wenyine yakiriye kubera ko bahuje agenda bategure gahunda hamwe urabizi ko navuze ngo wagiye umentaringa ngo wamuhere umwarimu wamuhere umutoza ngo yego mw'ishure nye ngo jewe ngo umunyamakuru bagira ubusa ngo na metre ntaganda ngo na madame Ingabire Victoire nabibonye muri Rushyashya nanabibajije umuyobozi wa Rushyashya bwana Gatare nawe yagoze iyi paragraphe abahungu bawe bayihagazeho arambwira ngo nanjye Rushyashya yanditse amakuru imaseve ntazi ubwoko bwayo sinzi kundo Rushyashya yaransubije imaseve ntazi ubwoko bwayo Kande yaransubije mu Gifaransa ngo je n'ai rien contre qui que ce soit surtout pas contre un frère ngo nta muntu mfite n'umwe dufite icyo dupfa cyane cyane abana n'umuvandimwe none ubwo rero no kuvuga ngo ni ibintu abantu banditse uze Rushyashya yarabyanditse bampaye CV bose uvuga baraho na n'ubusindamenye ubwoko bwayo nuko nayihurira abo bose uvuze barabivuze gatatu rero ugira icya uboneka nk'umunyamakuru mu kiganiro ukurikirana imyigaragambyo ngo yabaga nubwo ntazi ko nahita imyigaragambyo ko nabaraga ari ikiganiro jewe nanjye nagikuje yiswe imyigaragambyo bati n'ikimenyimenyi uretse byatumye subiramo njya kumva ahantu wafashe ijambo numva wagiye uvuga mu izina ry'itangazamakuru sinigeze numva uvuga ngo twebwe nk'abarwanashyaka twebwe nk'abanyamuryango twebwe nk'abarwanya leta urwanashyaka w'icyari cyo cyose w'ishyaka iryo ari ryo nanjye no gukora n'amashyaka babona nta ntanganya kujyamo noneho abantu bati urwanashyaka w'itangazamakuru ryigenza bati rero itangazamakuru ryigenga bati kuba yagiyemo byonyine nuko ari part of n'umwe muri bo niba ari umwe muri bo ntakiri wacu ndi kuvuga uko byagiye bivugwa umwe muri bo urabizi ko iyo bashaka ko umuntu wese atariyo bahaye ijambo n'ubu ngubu bafite ukuntu badukomanyirije ntibakemera ko abayobozi mu nzego za leta cyane cyane benshi bavugana n'itangazamakuru ryigenga hari benshi icyo gihe sinari mpari muri iyo nama yabyemeje uretse ko ntakunze no kubakoresha cyane ko birangora kubabona baratugora cyane ariko bizashya bihinduke kuko itangazamakuru ntabwo rizahora ririya yo kuri televiziyo gusa kuri televiziyo riratinda amasaha yo kuri televiziyo ageraho isaha izwi ajya gutunganywa ajya guhabwa uruhushya n'icyo byose ariko ibi ngibi itangazamakuru mu deni hari birihuta cyane imyaka convention yamaze yubakwa bayakabashimwe bayabaturika iyo ni inzira ndende weya n'itangazamakuru hari igihe kizagera na tugenda tugana ku musozi n'abantu bakomeye bakajya baza kuri cano bati rero noneho bizaza bati Gatanazi arenze umurongo utukura njye sindamenye uwo ari wo uhora uhari ari buri wese asigaye aco ashaka umushakashatsi afite umurongo utukura aca babandi bakora mu izina rya polisi atari nayo bafite umurongo utukura baca abakora mu izina rya riba atari nayo bese buri wese hano hari imirongo itukura tutazi umubare wawe muri kino gihugu ni myinshi cyane bati Gatanazi yawurenze n'undi ati yawurenze rero bagahera bavuga ati Gatanazi ko biri kose ubu ari ku ikosi nuko iyo kosi utubwiza ukuri ubwire imbaga yakurikiye wayigezeho waraganirijwe uhabwa umwana mwiza waraganirijwe ubuzwa kuvuga cyangwa n'undi bacyari bagari hari umuntu hari abantu mbona ashaka kugira icyo mvuga ko mbona bangana Melania mama wanjye reka nabari bavuze amagambo mabi barantuka sibyo ariko mu cyubahiro mbagomba reka mbasobanurire ko nta hantu byanditse ko umunyamakuru adashobora kujya mu myigaragambyo no erga ibintu dukurikirana byinshi ntabwo ari uko tuba turi pato ikibi ni ukujya mu myigaragambyo nawe yigaragambye ikibi ni ukujya mu myigaragambyo yarangiza akabikoraho inkuru ariko ashobora kujyamo akigaragambya
oya hari kujyamo ubwo urabicuritse hari kujyamo ugiye gutara inkuru y'inyigaragambyo tuvuge niba bari gutwika amapinari mu muhanda ngewe nyine habamo rero ibindi bintu bibi ikindi kintu bari gutwika amapinari mu muhanda kubera ko batishimiye lockdown ukagenda ugatara inkuru ibyo myaka nayo abo kwigaragambya ariko nayo kujya gutwika amapinari warangiza wamara kwigaragambya nawe wari uri mu bigaragambya ngiye ko hari nagiye mvuga ngo hari ikibazo mu Rwanda cya liberty d'expression ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo warangiza ugafata bya bintu ukajya uvuga ngo mu bantu twari kumwe ngo ntwari yavuze gutya ntuza yavuze gutya ukabikoramo reportage ibyo ntabwo byiza ariko ntabwo bibujijwe hari aba expert benshi bayivuze ntabwo bibujijwe umunyamakuru kuba yajya mu myigaragambyo erega ni cyose kiba ndavuga nti ko dutari inkuru mu madini yose ese tuyasangiramo yose tuyabarizwamo yose inama iraba ukayijyamo ukayumva ukayikurikirana ukabaza ibibazo kurenza iby'abanyamadini abanyedini babajije wenda tubihe uburemere bwabyo biriya ni imyigaragambyo hari abantu bitashimishije kubera ko wenda hari abantu barimo batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa barwanya ubutegetsi ariko ngiye hariya nagiyeyo ntagiye kurwanya ubutegetsi nagiyeyo ngiye kuvuga ibibazo birebana n'umwuga hano natake akabazo kanyuma rero kuki umuntu wese uko ubibona ntubu umudiplomate cyane cyangwa ngo ugire uti nubwo ntagusa none kuva mu ruhu rwawe akabazo kanyuma no kwibaza ese kuki nanone umunyamakuru wese cyangwa umuntu wabaye ijwi rya rubanda ufite ijwi wabaye ijwi ry'umuturage uvuga bakumva ko bavugiye ari nacyo bakundira abanyamakuru bigenga abenshi bakundira ko bavuga babazamurira ijwi aho batakabashije kurigeza bakaba la voix de sans voix voice for the voiceless ijwi ry'abativugira kuki umuntu uri mu ijwi ry'abativugira yaba activist yaba umunyamakuru yaba ikintu cyacyo cyose iyo asheshetse gato iyo ahuze gatoya abantu bagomba kumva ko yanizwe ko yafunzwe ko yabura ibirengero turi mu gituma turi mu buhe mwuka mu kihe kibuga gituma bibonwa bityo byo ni iterambere mu kuzamuka kwa maturité politique haba ku baturage cyangwa no ku butegetsi cyangwa ariko si hose ku isi umuntu abura kuri kesi y'u Rwanda umuntu abura ngo bavuge ngo buriya yanizwe araho bavuga ati umunyamakuru waburiye muri Autriche ntabwo waza kubibaza mu Rwanda ubwo yaburiye muri Autriche ariko ndimo ndavuga ngo tuvuge ku Rwanda sibyo mu Rwanda hari ibintu byinshi birebana cyane cyane n'amakuru n'amateka nako bituma amateka y'u Rwanda hari ibintu udapfa kuvuga uko ubonye sibyo bityo rero kubera amateka ya jenoside kubera iki umuntu akora debate ku bintu bimwe na bimwe bya jenoside wenda utarimo no kwihakana ariko umuntu kubera nyine icyo bita delicatesse y'ikintu agahita abona wayipfobije sibyo kabati wenda abaciye abarescape hari ukuntu badafashwe neza ibyo ni ibintu bijya bivuga ibyo ugasanga umuntu aravuze ngo ariko ngo wakigarashawe atitaye kureba ukuri kw'ibyo wavuze hari n'ureba titirasiyo agahita ajya muri comment gutukana nta narebye ibimenyetso watanze agandika ibintu byinshi twibaza franchement donc ni ukuvuga ngo ni question y'ikibazo cy'amateka ukuntu ari delicat ubibona na Bobi Wine ashyira video ari muri Uganda umuntu agahita yandika hasi ngo ariko nkawe ngo wari urimo ngo ubuse ngo wabonaga aba president donc hariho abo ikintu nanone cy'abantu bibera aho ngaho ntakurikire wenda ntiyifitiye na mega zo kubireba ariko akavuga ati nanga ntwari nanga gatanazi nta kibazo reka mutuko nibone ariko ibyo biterwa nyine niko nakubwiye n'ubukure mu bya politiki soza rero usuhuza abantu banjye Real Talk Channel nta Real Talk Channel yagiye ntayiteze kujya ndacyari Gatanazi ndacyakora akazi uko nari nsanzwe ngakora kandi nta kibazo nigeze ngira ntwari ati hari ikosi waciyemo ntaryo ngira ngo murabona Gatanazi uko nanganaga n'ubundi nikomeze nari narafashe ikiruhuko ariko ikiruhuko cyarangiye ngomba gutangira nkongera ngakora n'ubundi cyajyaga gicamo nuko mutajyaga mubimenya ariko wenda cyabaye kirekire ababyibajijeho mwarakoze byageretse ko mumurikira munankunda mukunda ibiganiro nkora ariko mbabwire ko iyi chaîne ni yanyu
ntabwo ari iyanjye nyigengaho igice kimwe ikindi ni icyanyu iyo mba nyigengaho mba narayisibye burundu ikavaho ntimuzongere kuyibona ariko murayibona kandi mubona ko ibiganiro icyo utabonye hari igihe nongera nkagipositinga ukongera ukakibona ariko noneho ngiye kongera ibiganiro bijye biza uko byari bisanzwe kandi bimeze biri mu mwimerere wabyo nk'uko byaba ushoje nubwo nari nkubwiye ngo bahumuriza babwira ngo wagarutse ariko usoreje ku kintu bavuga ngo ntazaza ameze nka babandi ubwo hari benshi baba bavuga baza barahindutse derive 15e twigaga ko haba derive ya mbere derive ya mbere shobora gukorwamo derive ya kabiri ngo tujye muri za integral za primitive abimibare barabizi ntabwo uje byarabaye umutobororo byarabaye edulcoré niyo wagasukari kenshi cyangwa utuzi twinshi cyane ariko ikindi abantu bagomba kumenya bamenye ko itangazamakuru dukora riri critique ntabwo tubereyeho guhangana n'ubutegetsi nta nubwo ari statique ntabwo ari ni ibintu none se nzajya tuvuge par exemple reka mbabwiye nk'ubu ndi umukunzi wa Cecile Kayirebwa nzajya guhura na Cecile Kayirebwa kuko ari Gatanazi bazi ko akritika mpaka ngomba kumubaza ni kubera indirimbo yawe yenda n'urugero none twaza yagiye mu irushanwa iratsinda ubwo se iyo ngomba kuyihinduramo politike nkamubwira ngo se none twaza ubwo se wavugaga FPR igihe yateraga ubwo se none ntangire kubigira politike kuki abantu bumva ko igihe cyose tuje guhangana kandi tuje gusenya ntabwo duhangana n'ubutegetsi umuntu uhangana n'ubutegetsi ashinga ishyaka rya politike rwose cyangwa agashinga kandi n'amashyaka ya politike yose ntabwo abereho guhangana hari igihe azaje kuzuzanya n'abariho mu buryo bwo gusorana dukora nta nubwo ari ryo kunenga buri gihe kubera ko nyirawe bamukurikira ibiganiro byacu uwavuga ko ubutegetsi uko buri mu myaka 27 igiye kurangira nta kintu cyagezweho kandi twagize muri ubu butegetsi urumva wabarengereye par exemple ubu ugiye naje hano mu Rwanda mpigira igifaransa ndakimenya weze n'ibyari muri system ya FP hanyuma ariko ninjya kuvuga ntabwo nzabura kuvuga ko ireme ry'uburezi riri hasi cyane sibyo sinzabura kuvuga ngo sinzabura gukora ikiganiro kivuga kuri regime y'imisoro iri hejuru ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere ariko ntabwo bivuga ko ntazi ko iyo misoro ariyo yubatse za arena za convention n'ibindi n'imihanda wenda harimo n'inkunga z'amahanga ariko abantu bajye bamenya ko hari ikintu bita balance gushyira ku munzani gushyira mu turabashimiye cyane rero mwese mwanteze amatwi Etienne Gatanazi mwibaza ngo ari he we na channel ye Real Talk barahari nibataraga na channel ye irakora izakomeza ikore yabwe ndetse ko isanga reje ejo bundi atangiye gushyira ibiganiro je mwakurikiraga ngandi ntwari John Williams mwakurikiraga ni Pax TV. Pax ni jambo rivuga amahoro no kuva ko iyo duhagaze hano kuri Pax TV tuba tuzamwe n'ubutumwa bw'amahoro watangiye isaha ubu ni 2:45 babyumve ko si imigani si ishusho si montage zazindi bavuga twatangiranye ubu twanasozanye mugira amahoro mu gihe byiza kuri Pax TV turakunda tuzanwa n'amahoro nemo ijambo Pax rivuga amahoro kandi tuzakomeza kwa namwe tubagezaho ibyubaka igihugu iyo dukebura ntago tuba dusenya ntago gukebura bivuga buri gihe kugaragaza ibitagenda ahubwo ari n'igihe ubwira umuntu ngo ntago umukunje umeze neza ni byiza kuruta ko wamureka uti wose amuriyege ngo ese kira kigabo ntikigiraho gitaha ahataha se umugore we ntabona ko ikora bitariho ese niba atayibona abaturanyi ntibabibona abana be ntibabibona se aho kugira ngo ugende ufite icyasha turakubwira tuti subira gati nyuma wihumure hari ubutuna cyangwa ngo nazasigaye mu jisho ntabwo tubereho gusenya ntitubereho kritika byo gusenya no gukebura no kuzuzanya no kwifuza ko ibitaranoga birushaho kunozwa mugira amahoro kandi Imana ikomeze kubayimisha murakoze